Baramutse neza. Iki gitondo turasangira ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 14 turahera ku murongo wa 7. Luka ibice 14 guhera ku murongo wa 7. Nuko acira abararitswe umugani, yabonye ko bashaka intebe z'icyubahiro, arababwira ati: nutorerwa gutaha ubukwe ntukicare ku ntebe y'icyubahiro, hataboneka undi watowe kurusha igitinyiro. Maze uwabatoye mwembi akaza akakubwira ati: imukira uyu, nawe ukahava umwarwa n'isoni ujya kwicara inyuma y'abandi bose. Ahubwo nutorwa ugende wicare inyuma y'abandi bose, kugira ngo uwagutoye aze kukwibwirira ati: inshuti yanjye gira imbere. Nimwe uzabona icyubahiro imbere y'abo mwicaranye mugasangira. Nuko umuntu wese wishyira hejuru azacishwa bugufi, kandi uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Kandi abwira uwamuraritse ati: nurarika abantu ngo musangire ku manywa cyangwa nijoro, ntukararike inshuti zawe cyangwa bene so cyangwa bene wanyu cyangwa abaturanyi b'abatunzi, batazakurarika nawe bakakwitura. Ahubwo nurarika utumire abakene n'ibirema n'abacumbagira n'impumyi, nibwo uzahirwa, kuko bo badafite ibyo bakwitura, ahubwo uziturwa abakiranuka bazutse. Murakoze. Impamvu nahisemo ko tuganira kuri aya magambo, abantu bakimara gusoma inkuru ya Bibiliya, bakimara gusoma inkuru ya Yesu, bayifata kimuntu, bayifata uko ivuze gutyo gusa, bakagira ngo arimo arigisha ibintu bisanzwe bya kimuntu. Ariko ari ibyo nta cyari bube kimuzanye gishya. N'ubundi abafarisayo n'abanditsi bajyaga bigisha abantu batya bagendeye ku mategeko ya Mose, ariyo asaba umuntu gukora ibyiza ibi, aho umuntu abuzwa gukora ibibi. Ibyo ni byo byitwa do and don't. Rero usomye inkuru ukabirekera utya wabitwara uku, ariko nanone haranditswe ngo ibyanditswe bisobanuzwa ibyanditswe bindi. Yesu yari arimo arigisha iki? Muri Mariko igice cya mbere, Bibiliya umurongo wa 15 iravuga ngo igihe kirageze, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Ese ni iki abantu babwirwaga? Ni uburyo ki babwirwaga kwihanamo? Noneho muri Matayo ibice 3 Yohana nawe yarigishije, aravuga ngo nuko intore zigezwe ku bishyitsi by'ibiti, igiti gitera imbuto nziza gicibwe kijugunywe mu muriro. Ariko hejuru yatangiye abwira abafarisayo ngo mwa bana b'inshira mwe, nde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Rero ukwihana biri bisobanura ni iki? Ubundi mbere ko umuntu yumva ijambo ry'Imana aba yiyuzuye. Bivugwa muri Bibiliya ahantu henshi. Umubibyi yasohoye imbuto akibiba, zimwe zigwa ku kara kadafite ubutaka, izindi zigwa mu nzira, inyoni zirazitoragura, izindi zigwa mu mahwa, arararuka araziniga. Bibiliya biri kuvuga iki? Ubwo ushobora kugenda ubitwaye utyo, ngo umurima, ngo inzira, ngo akara, ngo mu mahwa. Ni ukuvuga ngo imitima y'abantu iri ukune, n'iri kugereranywa no mu nzira, no ku kara k'ubutaka, no mu mahwa, ndetse n'ubutaka bwiza. Umubibyi ni Imana, imbuto ibibwa ni ijambo, hanyuma hose ni icyanya imitima y'abantu ibiherereyemo mu gihe ibibwamo ijambo. Ntabwo ari hose rero rya jambo rijya rishyika mu mitima. Niyo mpamvu rero harya muri Mariko havuze ngo mwihane, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere. Mwihane mwemere. Ese ibi birasobanura iki? Iyi mitima rero y'akara y'inzira, urabona inzira iba yarakomejwe n'ibirenge, bashobora guhora bayigendaho. Amahwa araruka akaziniga, hari aho Bibiliya iyita ayo mahwa ibihendo by'iyi si. Imitima y'abantu birimo ibintu byinshi.
duherutse kujya ahantu tuvuga ibyo dukora, babona hari n'ibintu twazanye byo guha abantu by'ubuntu. Birangiye nkabona abantu baranganiriza, ugasanga umuntu atangiranye amaganya, numva muri abagira neza murebe ukuntu mwanadufashiriza abana mubarihirire. Kuko mva ubundi umuntu akivuga uhita umenya ibyo ahatse ataravuga n'ibintu byinshi. Yego kugira neza no gusaba kugirirwa neza si ikibazo, ariko nanone hari ukuntu uba ugihura n'umuntu bwa mbere ukaba wareka no kumubwira byinshi, wenda ukabanza ukamenyerana. aho nahitaga numva umuntu ibyahatse. Niba mutangiye ibintu ubuntu hano, niba kwigisha kwanyu mutishyuza ubu, noneho ngewe numva mwarihirira n'umwana akiga ahandi, nahitaga mbyumva. Noneho hari undi we wahise amaze ati si ubwo mutanga serivisi z'ubuntu, abo mukoresha bahembwa ibyo biturutse siko wowe nacecetse yansubirishamo nkamubaza nti urumva koko ibyo bintu nabigusubiza? Uhuriye n'umuntu ku nzira urajya kumubaza imikorere ye, ate wa mugani uwo amatsiko ye nahise nyumva ni ukwibaza ngo se mukora mute, mukuraho ubushobozi ko mu biganiro byanyu twumvise mutagira ibyo mubaza ababagana. So bitanzeho urugero muri icyo umutima uhatse. Hari ibihendo by'iyi si, abantu benshi baba buzuye amaganya, abandi buzuye ubwibone, abandi buzuye umutima wo kwinuba, abandi buzuye byuzuye byose bitari iby'Imana. Murabizi biba ari byinshi. Ababyeyi binubira abana, binubira ababyeyi, ababyeyi binubira igihugu. Sinzi icyo niba gifite ibyo kinubira nacyo. Usanga abantu benshi, abantu twese dufite ibintu biba bitwuje imitima. Ubwo rero iyo ijambo rije ntihabeho ko ubifasha hasi, ntago ryinjira nyine, ryigumiraho. Niyo mpamvu birivuga ngo ndi ku rugi ndakomanga, wumva ijwi ryanjye agakingura ndinjira iwe dusangire. Nuko nguko twajyaga turirimba akaririmbo, Jesus Christ died for me, he carried my sins away. Ariko hakiyongera kandi kantu kavuga ngo he carried my sorrows away. Ngo Yesu yaramfiriye, yatwaye ibyaha byanjye kure, ariko bakongeraho ngo atwara n'agahinda kanjye kure. Si Yesu asangira nawe gute ntuhite wumva uburyo bw'imirire? Wari usanganywe iki? Niba umuntu aje gusangira ubwo hari ibyo ufite, wari ufite ibyaha murabisangira, ariko noneho akora ibishoboka arabigucura, aba ari ubyishyiraho. Ariko ushobora kuba ufite n'amaganya n'agahinda, nako iyo ukinguye ngo musangire nako byose arabigutwara, ko n'ubundi nta bibirimo, nta bikungura birimo. Hari ijambo rya Zaburi, niba atari mu migani, rivuga ngo umujinya wica umupfapfa. Hari igihe umuntu aba yuje umujinya, uzarebe ibikorwa byose. Hari icyaha cyitwa gukubita no gukomeretsa, byose biba byahereye ku mujinya. Abantu buje byinshi, ariko iyo ukinguriye Yesu ngo musangire, ibyo byose arabigutwara, ugasigara gusa ufite we wenyine. Ijambo rero rivuga ngo mwihane, si ryavugaga iki? Yohana ajya kuvurunga abafarisayo n'abanditsi ngo mwabana b'inshiramwe, yari abizi ko bajya biyita beza. Arangije ati intore zibagezweho. Ntabwo intore zishoka yari igezwe ku biti bisanzwe, intore zibagezweho. Avuze Yesu aravuga ngo unkurikiye ngenda babatirisha amazi, ariko azababatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu biganza bye, ngo agosore ashungure. Amasaka azayahunika mu kigega, ariko umurama azawutwikisha umuriro utazima. Nubu barakangana bavuga bati ibyo ni ibiki? Anabinshira intore zigezwe ku bishyitsi by'ibiti,
noneho hanabwira banditsi n'abafarisayo ngo Imana ishobora guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye, mwebwe nimugire ibyirato muzana. None iyi nkuru twasomye muri Luka yari imivuga iki buriya? Ntabwo irimo irasobanura ngo mu bukwe ngo ujye ugenda ngo nubona n'intebe zihari ngo ujye uhera ku y'inyuma ngo wigire umwana mwiza. Iri kwigisha mu magambo magufi guca bugufi, as simple as that, niko bavuga. Kuko umurongo wanjye umusozi uvuga ngo nibwo uzahirwa, umurongo wa 13 uravuga ngo umurongo wa 11 ahubwo, kuko umuntu wese wishyira hejuru azacishwa bugufi, kandi uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Nicyo gusa yarimo arasobanura. Icyo mpagazeho ni uko Yesu atari ashaka kukwigisha iby'uko uzajya witwara mu birori cyangwa mu bukwe ngo wicare inyuma, ahubwo ari kuvuga wa mutima wishyira hejuru ucururuka, nibwo ufite amahirwe. Cyo ni kimwe muri iyi nkuru. Ikindi cya kabiri nacyo ndakigarukaho, yarimo arigisha iki ngiki, uwicisha bugufi ashyirwa hejuru. Nibyo byonyine. Naho ibyo mu bukwe abantu barwanira imyanya y'imbere yabyifashishije ngo yigishe inyigisho ye, ariko nanone ikigenderewe atari ukuvuga ngo mu bindi birori mujye mwiyicarira inyuma ntimukabyiganira imyanya y'imbere. Ari kuvuga imitima yishyira ku myanya y'imbere byayihira biramutse iciye bugufi ikajya mu myanya iciye bugufi. Ku ihame rya gutemba kw'amazi atemba amanuka, mvuze rero ngo ibiri ruguru ntabwo ajya atemba bigana, ibiri ku gasongero. Aha rero yakomeje asobanura, atanga inama ku murongo wa 10 ngo ahubwo nutorwa ugende wicare inyuma y'abandi bose. Katujye muri Luka nanone ibice 18, hari abantu yaciriye umugani nanone abona ubwibone, ashaka ko bamenye icyo. Luka 18 umurongo w'9 handitswe ngo uyu mugani yawuciye abiringiye ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. Ati abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana ndagushimiye ko nameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose nizusa kabiri, ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Uyu muntu ashobora kuba atanabeshya, koko atanga kimwe mu 10 mu byo yungutse byose, kandi mu cyumweru akirizamo kabiri, kandi koko ntiyabeshya ko atandukanye n'abakiranirwa, kandi nawe koko azwiho gukiranirwa. Buriya nibyo ntabwo yari ameze nk'abandi, ubwo yajyaga anabyitegereza. Yewe ubwo hari n'ababimubwiraga, ko babimubwiraga bati wowe ntumeze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa. Arangije ati ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro ngo baryaga amafaranga y'abantu babasoresha. Uyu rero wo gusenga kwe yumva koko kunyuza Imana, byari ibyo bigishwaga, ariko ndetse ibintu nta bihimbye, bajyaga bigishwa kumera batya. Ariko Yesu aje ntabwo ariyo nyigisho yigishije. Umurongo wa 14 uri gusohoza uvuga ngo kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Ubwo niko umurongo wa 14 usoje uvuga. Urumva ko urahura n'umurongo wa 11 muri Luka ibice 14. Yesu byose abivuga abe mu bice 14 n'ibice 18, arimo arigisha ingingo yo guca bugufi k'umutima w'umuntu. Kandi Imana nta nubwo bidutwara imbaraga ngo duce bugufi, ko tugiye tumenya ibiri ukuri, kiri ukuri, nta kitagatumye umuntu aca bugufi. Bibiliya isobanura ko twaremwe mu gitaka. Hari ijambo rikomeye rijya rivuga ngo twese turaba nk'ikibabi.
umuntu yaremwe ku nshuro ya gatandatu niba nibuka, yaremwe nyuma rero ibyaremwe bindi byose bihari. Umuntu ni umunyantege nke, byaho guca bugufi atari ibintu byakamutwaye imbaraga, ahubwo agiye amenyeshwa cyangwa amenya atahura uwo ari we byakoroshye. Kubera ko iyo usoma iki gice cya 18, wa muntu mwiza yabuze ubugingo, nta kintu yabikuyemo biriya bintu. Yego iyi si iramushengerera, gushengerera ni nko kubaha, ariko mwibuke icyitwa gukiranuka kw'Imana ntabwo gishingira ku byiza umuntu yakoze. Koroneliyo yari umuntu mwiza, harananditswe ngo yubahanaga Imana n'abo mu rugo rwe bose. Byumvikane ko ari we wari warabibatoje ahari, ariko Imana yabonaga ibyo bitamubuza kurimbuka, ariko nanone ibona guca bugufi k'umutima we, imwohereza Petero. Hari amagambo Koroneliyo yavuze ubona yuje guca bugufi. Tuyasome mu Byakozwe n'ibice 10. Petero ashyitse kwa Koroneliyo, Koroneliyo yamubwiye amagambo yuje guca bugufi. Mu Kinyarwanda bajya bagira imigani ngo uwitonze akamira ishashi, uwitonze atora icyabuze, nubwo bitajya bituma abantu bitonda, ariko hari aho bifasha. Hano Koroneliyo, Petero yaje kumvira ijwi ry'Imana ajya kwa Koroneliyo. Ahageze, kadusome wenda umurongo wa 30. Koroneliyo ati, dore uyu ni umunsi wa 4 uhereye ubwo narindi mu nzu yanjye nsenga amagingo aya, ariyo ya 9:00, nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana, arambwira ati, Koroneliyo, gusenga kwawe kwarumviswe, n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Nuko tuma i Yopa utumireyo Simoni wahimbwe Petero, ucumbitse kwa Simoni w'umuhazi hafi y'inyanja. Uwo mwanya ndagutumira, nawe wakoze neza ubwuje. None turi hano twese imbere y'Imana, dushaka kumva ibyo Umwami Imana yagutegetse kutubwira. Amen. Ahangaha Koroneliyo ntabwo avuze ngo none turi hano twese imbere yawe, dushaka kumva ibyo ushaka kutubwira. Ntabwo ari byo Koroneliyo yabwiye Petero. Yavuze ngo bari imbere y'Imana, wagize neza, nawe wakoze neza ubwuje. None turi hano twese imbere y'Imana, yari imbere ya Petero, dushaka kumva iby'Umwami Imana, ntabwo dushaka kumva ibyawe, ariko nanone biri buvugwe n'akanwa k'intumwa y'Imana Petero. Abantu bari aho, Petero yatangira abwiriza ibya Yesu. Abantu bari aho, Bibiliya ibya Yesu rero hari umurongo wa 43 yawugezeho, ntabwo nasoma hose. Avuga kuri Yesu ati, abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha kubw'izina rye. None dusubiye nko muri Luka ibice 18, ni ukuvuga ngo wa muntu ikibazo yagize, wasenze avuga ngo yiriza ubusa kabiri, atanga 1/10 mu byo yungutse byose. Mwibuke ko nta gutsindishirizwa ubwo akeneye, yamaze kwibwira ko azatsindishirizwa n'ibyo. Mu yandi magambo rero, uyu muntu yigijeyo Yesu atanabizi, ko Yesu ntabwo yaje guhemba abagize neza, ahubwo yaje kubatsinzwe bose ngo abe ari we bakesha gukiranuka. Haranditswe ngo mu Baroma ibice 3 ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu. Ni ukuvuga ngo gukiranuka kw'Imana kuboneye umuntu guheshwa no kwizera Yesu, cyangwa se guheshwa na Yesu. None Petero hano yasobanuye Yesu ati, abahanuzi baramuhamije bavuga ko umwizera wese ababarirwa ibyaha kubw'izina rye. Uriya muntu nubwo
hari ibyo atakoze nibyo muri Luka ibice 18, ariko hari ibyo yakoze. Cyangwa nanone uretse n'ibyo nubwo yaba atarabibonye, kamere y'umuntu n'ubundi niyo cyangwa yateraga abantu bose gushyirwaho iteka, kurimburwa, kuko ntabwo itunganye. Ariko nanone Bibiliya ihora ibivuga, umutima wa kamere n'umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Uyu rero nubwo azi ko yabyumviye, ukuri guhari ntabwo yashobora kubyumvira, kuko muri Yakobo hagaruka bavuga ngo nusitaye kuri rimwe aba yacumuye yose. Rero ntabwo yabuze ibyo yaba yaragoretse. Urumva rero ntakeneye gutsindishirizwa, ntakeneye no kubabarirwa, kuko ntaho yagaragaje ko afite n'ikibazo. Aha rero Petero amaze kuvuga kuri Yesu, hari ibyaje gukoreka mu mirongo ya 44. Petero akivuga ibyo, Umwuka Wera amanukira abumvise mu magambo bose. Ikindi rero umuntu wishyira hejuru agaragaza gukiranuka kwe, ikintu atabasha kubona ari nacyo kinyamukuru, ni Umwuka Wera. Ntabwo wawuheshwa n'ibyo wakoze, uheshwa no kumva ukizera, kumva ukumvira. Abantu bamaze kumva ijambo rya Petero babona Umwuka Wera. Rero umuntu wishyira hejuru noneho afite Umwuka Wera, ntabwo akorerwa nawo, abaho nk'utawufite, ko n'ubundi aba yashatse gukoresha imbaraga ze. Aha ngaha rero aricyo cya kabiri muri iyi nkuru nshaka gusorezaho, ni mu murongo wa 12. Hejuru yabwiye abantu kutarwanira imyanya y'imbere, abibwira bararitswe. Ariko ageze mu mirongo ya 12 noneho atanga inama kurarika. Ariko nabwo ntubyumve gutyo komutere ngo nuko ngo uzajya utumira abadashoboye ngo mu birori byawe. Ntabwo Yesu ashishikajwe n'ibirori cyo mpagazeho cyo. Yashatse gukoresha izi nkuru akwigisha positionnement y'umutima, aho umutima ukwiriye kuba uri. Aho yaravuze ngo kandi abwira uwamuraritse ati, nurarika abantu ngo musangire ku manywa cyangwa nijoro, ntukararike inshuti zawe cyangwa bene so cyangwa bene wanyu cyangwa abaturanyi b'abatunzi, batazakurarika nawe bakakwitura. Ahubwo nurarika utumira abakene n'ibirema n'abacumbagira n'impumyi, nibwo uzahirwa, kuko badafite ibyo bakwitura. Aha ntabwo nubwo yari yabibwiwe wararitse abantu, nta nubwo ari byo yari agendereye. Ahubwo aha birasobanura iki? Kandi ikindi, Yesu ntabwo akubwira ngo uzakora ibintu watashobora gukora, akubwira gukora ibintu nawe ashobora gukora. Noneho tumurebeyeho rero, ese ni bande nyine bararitswe? Muri Matayo ibice 22 haranditswe ngo umwami yacyuje ubukwe bw'umuhungu we, atuma abagaragu be gutumira abantu. Ese ubwo ubukwe bw'umuhungu w'umwami biri bivuga ni ubuhe? Bibiliya ibiri gusobanura ibirori bya Yesu, niwe mwana w'umwami. Igihe Yesu azaba agarutse, se hatumiwe bande? Ntabwo hatumiwe, mu magambo make, abafite ibyo inyiturano. Hatumiwe abadafite icyo bitura. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo yazanywe no kubohora ababoshye, guhumura impumyi, gukiza ibisenzegeri. Bivuze ngo umuntu udafite icyo yirata niwe ahubwo utumiwe muri ibyo birori bya Yesu. Naho ibirori bisanzwe byo niyo wabivuga kajana. Umuntu, hari ikinyarwanda tujya tuvuga ngo inuma y'u Burundi yabwiye u Rwanda ngo ujye uhuguha. N'ubundi umuntu mu birori byatumira abantu b'inkoramutima ze, kandi ntunumve ko hari ikosa uba ukoze. Ahubwo Yesu si n'ibyo yari atinzeho, yarashaka kukubwira ko mu birori by'umwana w'Imana, mu birori by'umwana w'umwami, hatumiwe abantu badafite inyiturano. Bivuze iki? Kandi nihute kubivuga mu Bakorinto igice 1, haranditswe kandi ngo mumenye ko abenshi atari abanyabwenge, atari aba n'aba, atari abakwiriye benshi batumiwe. Bakorinto ba mbere igice 1.
rero icyo nsobanura kindi nk'umwanzuro, ntitugasome ibyanditswe tubitware muri iyo context, muri iyo mboni y'uko bivuga, tutarebye umutima Yesu yari ahatse avuga ibyo bintu. Abakorinto ba mbere igice kimwe 26 haranditswe ngo kandi muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi, ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni bikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yabitoranirije ngo ihindure ubusa biriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana, kugira ngo hatagira umuntu uvuga ko yari afite n'inyiturano, hatagira n'umuntu uzana inyiturano. Niyo mpamvu handitswe ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Rero Yesu yarashatse kwimakaza gusa mu bwami bw'ijuru, mu birori by'umwana w'umwami, mu birori byo ubwe hatumiwe udafite inyiturano. Niyo nyigisho yatangaga. Ntabwo yari bubwire abantu ngo mujye mukora ibi watabikora, ahubwo niwe wabanje kubikora. Yatumiye aba badafite inyiturano, yatumiye ibihinyurwa, ibitariho ngo ikoze isoni biriho, yatumiye kuko mu mirongo yindi handitswe ngo wicisha bugufi azashyirwa hejuru. Yatumiye abo baciye bugufi ngo ubwe gushyirwa hejuru babikeshewe. N'imirongo ikurikira umurongo wa 30 haranditswe ngo niba hakuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo wirata yirata Uwiteka. Ikintu gusa twashobora kwirata turabyemerewe, ariko kutirata ibyacu, kwirata Uwiteka, kwirata Uwiteka. Rero urumva ko mu nkuru ya Luka ibice 14 irahura na Mata ibice 22, igahura n'Abakorinto ba mbere, igahura n'icyanya Korneliyo yari arimo yakira Petero we. Imana gusa aha Yesu yashakaga kwigisha umutima wo kuba mu cyanya giciye bugufi. Kandi no mu buzima busanzwe umuntu ugiriwe ubuntu akagira umutima uciye bugufi, niba ari n'ucuruza arunguka, kuko abantu bose baba bumva uwo mutima ari wo bashaka kwisanzuramo. Rero aha Yesu yigishaga ngo asobanura ngo ahubwo nurari kutumira abakene, ibirema n'abacumbagira n'impumyi, nibwo uzahirwa, kuko bo badafite ibyo bakwitura. Yesu nabo yararitse ari bo twebwe, kuko ntabyo dufite n'ubundi twitura. Niyo mpamvu ibyo twabiherewe ubuntu, kuko ntidufite n'inyiturano. Handitswe mu Baroma ibice 4 ngo udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Ntacyo ashoboye gukora. Ibyo yashoboye gukora haranditswe ngo ntiwatanze ifeza ngo ngurire ibihumura neza, ahubwo icyo washoboye ngo wamvunishije ibicumuro byawe. Icyo twashoboye gukora ku Mana ni kuyicumuraho. Niyo mpamvu duha inama ngo udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, ubwo kwizera kwe kuba kumuhanirijwe no kubukiranuka. Kuko n'ubundi ibyo yashoboye gukora ni ibidahwitse gusa. Rero tusobanukirwe neza ibya Yesu mu migani ye yabaga afite icyo agendereye. Rero yari ari gusobanura ko tutumiwe mu birori bye nubwo tudafite ibyo twamwitura, ndetse abantu nk'abo ni nabo batumiwe, kugira ngo hatagira uwirata imbere y'Imana. Amen. Mu izina rya Yesu turagushimiye Mwami Imana, twiringiye ko ubuntu bwawe buzatwomaho iteka. Tugirire ubuntu. Ijambo rye riravuga ngo dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera ngo dukize ubugingo. Twiringiye kubona benshi bavuka ubwa kabiri, tubabwiye ubuhamya bwacu ndetse tubasobanuriye umutima Yesu afite mu byanditswe byera. Tubashishe byose mbisenze nizeye izina rya Yesu.
amen.